ubivuge umuhamagara, ubivuge ubyumva, ubivuge ubikurura. Uwiteka gusa niwe Mana, nta wundi twishingikirije, si amafaranga, si amashuri, si ubuhanga. Uwiteka gusa, Uwiteka gusa. Ukeneye kwakira korari riba murabakumbuye urumugisha wacu uraha ahantu turakumva mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye icyubahiro ni icyawe turagushimiye muri aya materaniro Uwiteka nyiribihe Uwiteka nyirimbaraga Uwiteka nyirubutwari umugaragu agiye guhanura mu izina ry'Uwiteka ariko turamusengeye reka imbaraga z'ijuru zimutwikire
wumvikane kuri Imana. Genda muri aya materaniro indwara zicire mu izina rya Yesu. Mu ijambo imitwe idakirikire, abarwayi imitsikire, mwami Imana nyiriga indwara zananiranye, reka muri iri jambo abantu bari mu bituro babikurwemo. Imbaraga z'Imana, imbaraga zidasanzwe, imbaraga zibohora, imbaraga zikiza, imbaraga zizura, imbaraga zibeshaho, imbaraga zitanga ubugingo zimanukire mu ijambo. Mwami utume ijambo ryawe nk'uko waritumye kwa Lazaro rikamukura mu gituro rikamuhindura muzima, ariko utume ijambo ryawe muri aya materaniro rizana ubugingo. Urakoze, turagushimiye, tugukomeye mu mashi kandi tugugirije impundu ko tugiye kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Nagira ngo nongere basuhuze mwese ari muri iki giterane, baba bahari nonaha n'abandi bazagikurikirana ikindi gihe binyuze kuri internet n'ahandi. Nagira ngo rero mbasuhuze cyane mu izina rya Yesu Kristo. Mumuhe amashyi menshi. Kandi nagira ngo nongere nshime Imana, ishimwe ngiye gushima amagambo nk'abiri gusa. Imana yampaye umugisha kuri iyi si, umwe mu bantu basengerwa kenshi. Ubw'icyo rero umwere mashyi. Basengerwa kenshi. Hariho n'umunsi nsengerwa nka gatatu. None n'uyu mwanya nabwo mbonye umugisha wo gusengera. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana, ngiye kubabwira imvugo y'amaraso ya Yesu. Dusome urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 22. Turasoma n'umurongo wa 23, dusome n'umurongo wa 24. Nindangiza gusoma umurongo wa 24 ndawusubiramo inshuro 3. Uko ndangiza kuwusoma, umuntu wese wateranye aze kwikiriza ati amen. Dutangire. Umurongo wa 22 abariho duhera rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12. Ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni, ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru. Kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika, itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu. Mwegereye na Yesu, umuhuza w'isezerano rishya. Mwegereye n'amaraso aminji avuga ibyiza utayavuga.
mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano mwegereye n'amaraso aminje avuga kuruta ayabe mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya mwegereye n'amaraso aminje avuga avuga ibyiza kuruta ayabe mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya mwegereye n'amaraso aminje avuga ibyiza kuruta ayabe mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya niba muri iri teraniro nimumenye agaciro ka Yesu mumuha amashyi mushyiramo n'impundu niwe muhuza wacu w'Imana mwegereye n'amaraso aminje avuga ibyiza izereke kuri screen mwamenye icyo gushyiramo nimushyiraho umusaraba ibyanditswe byera bidusobanuriye ibintu 8 twegereye nasomye Zaburi ya 73 umurongo wa 28 niho hari intego y'iki giterane avuga ngo ariko ngeweho kwegera Imana niko kwiza kuri iki umwami Imana niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose intego dufite hano na korali Iriba na korali Jehova Jireh hamwe n'andi makorali yose ari hano n'abaririmbyi ni kugira ngo tubwire abantu ko kwegera Imana ari byiza n'ukuri tukubwiye neza niba hari ibikomere wagiye uhura nabyo byo kubwirwa nabi uhumure tujye kukubwira neza ngiye kukubwira neza muri iminota yose bampaye kubera yuko Imana yampaye umurimo mwiza wo kuvuga neza ngiye kukubwira neza ntuzabyibagirwe kwegera Imana niko kwiza kuri wowe n'ukuri nkubwiye neza ngiye kubisubiramo waba ngo buri wese mwegere murebe mu maso mubwire ngo kwegera Imana niko kwiza kuri wowe ariko ndabikubwiye ndi kubareba mwese kwegera Imana niko kwiza kuri wowe mugiriye inama muri uyu mwaka wa 2025 kwegera Imana niko kwiza kuri wowe nyamara mugiriye inama muri uyu mugoroba kwegera Imana niko kwiza kuri wowe niba wemereye inama nyitaba cyane uti amen Imana ihabwe icyubahiro iyi Mana rero hari ibintu biyitwegereza nari mfite urutonde rw'ibintu bituma tutegerana n'Imana nicaye hariya korali iri kuririmba ndavuga nasi urutonde rw'ibi bintu bituma tutegera Imana uko ari bibi ndabivuga muri iki giterane kandi ndi kubona bari mu nafatore ndavuga ngo wabireka cyangwa mbivuge nimunyemerera nyine ndabibabwiye ibintu bituma tutegera Imana mbibabwiye nibe batera ubwoba muzi ikintu cya mbere gituma tutegera Imana ibyaha bituma tujya kure nayo cya kabiri amaganya y'isi nta kintu ushobora kwigezaho kubera kwiganya cya gatatu ni
ni ibisubizo bitari mu Imana. Hari igihe ushobora kuyangira imaganya n'ubukene nibyo bivana abantu ku Mana, ariko hari n'ibisubizo ukabona umuntu Imana yaramutabaye. Mwami wanje uri muranyumva ibyo mvuga n'ibisho. Haleluya. Aravuga ati nzajyana nawe njya nkomeresha ijambo ryanjye ibimenyetso n'ibitangaza. Jewe ndavuga umwami Yesu abiri inyuma nibabikomeza kugira ngo abishyikirishe ibitangaza n'ibimenyetso. Muri iki giterane umuntu wagezemo aha Imana ikwegere nawe yegere, mwegerane nayo. Icyo ashaka kuza kugutanga nayo ntucemerere, kuko ngiye kukwereka umuti utuma uzagumana n'Imana. Byagenze bite? Umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ati hari ibintu ngiye kubabwira. Mwegereye umusozi wa Siyoni. Ariko arangije atari ku cyumba kirasa nk'igiciriritse mu gato. Cya kabiri, mwegereye n'ururembo Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, ariko ururembo rw'Imana. Icyuma cyose kiraza gukunda nacyo abantu bose bazabyumva. Arakomeza ati ndagera aho gupfa. Avuga icya gatatu ngiye kukibabwira mu rumva cyumvikana ngo mwegereye n'Imana umucamanza wa bose. Muyiha amashyi Imana yose n'ahantu. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose. Harakomeza abona iteraniro ati ibintu uko biryoshye. Atahubwo ndi kubona mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. Ibyo nabyo ndabibabwiye ntituri twenyine muri iki giterane, ahubwo hari n'iteraniro yananuye we. Iteraniro ry'abamarayika ngiye kubikubwira, ntuzongere kuvuga buri wenyine. Hari iteraniro, ntuzongere kuvuga ngo niraza mu nzu buri wenyine. Umugabo ko yagiye ku isafari ngo murarana nanjye, uzamubwira uti muba ku giterane babwiye ngo hari iteraniro we. Haleluya. Ntuzongere kuvuga, ntukihebe ngo uri umupfakazi buri wenyine. Abashyitsi ubona bananze kuza kubera yuko umugabo adahari. Uhumure, hari abamarayika bazajya bagusura buri mugoroba, bazajya baza mutarame ngo twegereye iteraniro. Ndavuze mu iteraniro, subiramo mu iteraniro. Mu iteraniro habamo iki? Habamo abaririmba, habamo abigisha, habamo abashima, abamarayika bakaza bakamutaramira. Kwitera hejuru ni handi hanjye. Haleluya. Twegereye iteraniro ry'abamara. Mvuze ngo iki? Iteraniro. Subiramo mu iteraniro. Baraterana bakaza bakatumara irungu, baraterana na twateranwe. Mvuze ngo iki? Yaba wari ubyumvise niwe kuzongera kwiganyira. Baraterana twaterana bagahita baduhumuriza bakavuga ngo humura mwana wanjye. Baraterana barangiza bakadutererana, barangiza bakadufatira imyanzuro mw'ijuru, bagahita bategura iteraniro. Iteraniro rikazana imiti, iteraniro rikazana ibisubizo, iteraniro rikazana ibihumuriza. Kandi ni iteraniro ry'abamarayika badafite umushinya, ahubwo bafite umutima mwiza. Arangije ati oya dukomeze, mwegereye imyuka y'abakiranutsi batunganijwe we. Haleluya. Hari abantu ba Aburahamu n'aba Yesaya n'aba Yeremiya, abo nabo ndabegereye nkajya ncunga amakuru yabo. Umwanditsi ati n'abo bantu nabo murabegereye. Arakomeza ayowe ati nabyo ngiye kubivuga. Ati mwegereye neza. Ndavuga ni naho yajyaga. Buriya ni umuntu avuga ikintu ariko afite icyo ashaka kugira. Ati mwegereye Yesu we. Ageze kuri Yesu atereka amavuta. Ati uwo Yesu mwegereye rero ni umuhuza. Ngo de ni umuhuza. Ngo wiki w'isezerano rishya. Ntekereza ko umwanditsi avuga ngo ni umuhuza w'isezerano. Wenda ngo avuge ngo n'ibya kera bigarure. Avuga ngo rishya. Reka mwumve. Isezerano rya kera bari bafite gahunda y'ukuntu umutambyi ajya rimwe mu mwaka gusabira abantu bose. Rimwe mu mwaka abantu bose barakoze ibyaha, abandi bakajya baza bakazana amatungo, noneho bakica amatungo bagafata amaraso bakagenda bakishyira ku gicaniro bagasaba imbabazi.
ugashyira ikiganza ku itungo ukavuga ngo mwami umbabarire kubwira itungo dore n'ubwo ryacumbagiraga ryari rizima umwotsi waryo ukazamuka wakebakeba bagisubizayo birakebakeba biranze ukajya gushaka iyindi ntama nuko ukagenda ukayigura ariko ukayishaka imaze utaramara umwaka bifite n'amatariki byavukiye ukibaza ukuntu intama izajya ivuka ukandika itariki ivukiye ngo kugira ngo utarenze uyu mwaka agahamagara bati yijyane dore urabeshye tuyijyane kamarebe mu maso nk'ubu mumaze kuzana ingano zingana uyu munsi wonyine kuva mu gitondo umaze gukora ryabega ubu buri cyane intama yacu ubu wamwaziziritse buri cyane intama arababaza bati ntabwo twabona pariki nabishyira urebe ukuntu Yesu yakoze umurimo ndabigira ariko reka mbabwire ndabibonye ikintu bakorera ndakimenya arangije umutambyi akagenda agahita ava mu rugo akajya kwiyeza kugira ngo azaze gusabira imbabazi abayisiraheli bose rimwe mu mwaka akagenda akitunganya ati mwami wacu uzambabarire nijye gutanga igitambo hari ahantu sinzahagwe dore intege zanjye ibyaha byanjye uzumbabarire akiyeza umwaka nta mugore bavugana nta mwana bavugana kugira ngo azagereyo nta cyaha maze yaba agiye kuhagera agaca ku giti cy'amiro agakomeza ku gikaniro agakomeza akambara akica inzara agasiga agahanagura mu kirenge akambara ikabutura y'umweru ibintu byose bikaba umweru akambara igishuka agashyiraho mu mutwe agatwikira ati nanyica ubusatanya ku ruhande akagenda tuwiteka we dore nakarabye akaba yibagiwe gukoza mu matwi agasubira inyuma ati nimumanagura no mu matwi utanyicirayo bakamuhanagura ati nimunyoze bakamwoza bati hose urakeye ati nanyica we akagenda cy'ubwoba maze ubwo bwoba afite umureke arimo aragakwizerera akagira ndamutsura ngo umutambi yakayagera ubwo bakamushomeka inzogera hano kugira ngo napfa hatagira undi ujya kumukura hano agapfirayo bati rero nupfa twebwe turakurura tujya kugushyingura ntabuza akagusanga nawe atwiciye nuko bagashyiraho inzogera akagerayo bakumva akamufitanishe ati mwana ntabwo icyubahiro maze abenshi bereka gukita yiganyiriye ugahita bakuwe kujya gushyingura bakora n'ikintu Yesu arabireba iyi procedure ibi bintu abanyarwanda bazabishobora ibi bintu abarundi n'abakongomani n'abanyamerika n'abanyaburayi kongo n'ibintu bigora ubu bazabivamo ubu nta kindi nakora hanyuma agakingira yabuze urutambaro nta kintu nakora ntaruca bakora inama mu ijuru basanga Yesu namara gupfa satani arabiyoberwa satani hari password atamenye satani hari ikintu atamenye iraza tumenya ko tuzakina mu rupfu rwa Yesu ntiyari bumwice ariko icyo ntiyakimenye iyo menye ibanga riri mu maraso ntabwo yari kwemera ko apfa ariko icyo ntiyakimenye Imana idukiriza mu byo atamenye haleluya haleluya Yesu aravuga ngo iriya procedure n'iriya mihango birazabica jewe nzabica noneho mb'umutambyi mena igitabo amaraso ye niyo yijyaniye ubwe ntabwo yajyanye amaraso y'itungo ahubwo yatambye amaraso ye ubwe aba igitabo mu mutambyi icyayi muheza amashyi ntabivumbi ageze ku musaraba ahavugira amagambo arindwi arema umuryango arema itorero arema imbabazi arema ubuzima atanga icyerekezo avuga ijambo rya nyuma aravuga ngo byose arangije avuga ijambo nkwiriye kukubwira aravuga ngo data mu maboko yawe mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwawe fata ubugingo
ubugingo bwawe ushyire mu maboko y'Imana, muri sekirite y'ubugingo ni mu biganza by'Imana. Ahantu hose uzabishyira ntibizafata, ahantu hose uzabishyira bazaguterera, ariko mu biganza by'Imana. Ndagushimiye we, mu biganza by'Imana abana bageramo bikakurira, abapfakazi bajyamo, abagabo bageramo, abo mu zabukuru bajyamo, abasore n'abakobwa bageramo, muri adolescence ushyiramo bakagenda, mu basore bageramo we. Ubu wese nabonye invitation idaheza, ni invitation yo kwiha Imana. Bibiliya tubwira ngo mwese abarusha n'abaremerewe, invitation y'indushyi zose hadasigaye n'imwe. Ubundi ku isi ntawe ujya yiteza indushyi uretse Umwami wacu Yesu, niwe wahamagaye indushyi, aravuga ati nimwizire jyewe ndabaruhura. Hariwe haleluya, aravuga ati nimuze mbabwire jyewe ndabaruhura. Ndashima Yesu ko atigeze atuma indushyi. Abantu yahamagaye bari indushyi, ariko nigeze atuma indushyi. Abo yahamagaye yarabanje arabaruhura. Muvuge ngo yarabanje arabaruhura. Iyo uvuze ngo yaraguhamagaye, buryo uvuze icyo uvuze, uvuze ngo yaraturuhuye, kuko ntashobora kugutuma atakuruhuye. Abantu barimo bateza ibibazo n'imiraba, haba mu matorero, mu makorari no mu matitire y'ibyubahiro abantu biha, ni abantu batararuhuka. Abantu baruhutse ntibaruhanya. Mvuze ngo iki? Abaruhutse ntibaruhanya, abaruhutse bararuhutse. Abayamuhera umunezero uhagije. Mwese abaratumiye, arangije aravuga ati ibi bintu njyewe nzabica. Arangije ari ku musaraba, amaze gushira ubugingo bwe mu biganza by'Imana, arangije umwenda wari ukingirije hera kamuka kiracika, ntabwo giciye. Imbaraga z'umusaraba wa Yesu ziragituritse, ziracica. Bagiye kugarura ngo badode basanga ntibikunda. Babwira amakuru na n'ubundi barakigarura. Cyatangiye hejuru kiramuka, muzi icyo bisobanuye? Ngo buri wese byo gutuma abatashye no gutuma abanduye ababivanye ati igerayo uze wowe nkuyakire nk'umuntu. Ababaye umuhuza bavuga ati ibyaha byabajyanye kure n'amaganya y'isi yarabajyanye, ariko ngiye gukora icyita kibegereza Imana. Umwanditsi abaragishura aravuga ati mwegere bajyamo ideni, tuzabivugira mu gitaramo cya nijoro. Mwegereye amaraso avuga intego y'inyigisho. Rero baba mujya mwandika ku YouTube, mwandike ngo amaraso avuga. Ubwo ndabitegereza, sinze kubona teme itari amaraso agira ate abariko mwandika. Bizarebe bakeya ariko barebe imvugo y'amaraso. Amaraso Yesu yavuga iki? Reka mbibabwire mujye mwikiriza muterambere. Iyo nugiye gupfa akabaho, aravuga ngo baho. Iyo amaraso Yesu ahita avuga imvugo. Iyo ari umunyabyaha akakugwa, amaraso avuga ngo iki? Agenda avuga ngo uhereye no nta cyaha wigeze ukora, ubaye umukiranutsi imbere y'Imana, uzajya no mu ijuru. Amaraso avuga imbabazi, muvuge ngo imbabazi we. Haleluya. Aya maraso nakuvugisha muri iri joro, avuga imvugo. Aya mbere yo aravuga ngo nararenganye, uriya muntu yagiye iki? Ayo niko avuga. Aya Yesu yareba aravuga, ntabwo avuga nk'uko yarenganye, yapfuye bishaka. Yesu yapfuye bishaka. Kandi cyatumye ko kirumvikana ni wowe, birumvikana wari kuririmba, ariko impamvu yapfuye ni ukugira ngo tudapfa, kugira ngo duhure n'Imana. Amaraso ya Yesu nakuvugisha muri iri joro, maze imbaraga z'igitangaza nazo zikugaragara. Mwaba mwaje gusenga, mufite amaguru se? Muhaguruke.
wenda byanyuze kuri interineti bayitangazamakuru babidufashijemo nawe ukabyumva nawe tuzamutwara gusengera igihe cyose uzakiriza dusenga Imana. Mana data ngo twese uri mu tumenye neza yuko twegereye Yesu uza gusezerana twegereye na Yesu ibyo ubundi birambaye. Iyo bigarukira ku kwegera Siyoni tukegera ngo na Yerusalemu ngo tukegera niyo myuka abakiranutsi ko byari byaba se byari kuzageraho, ariko ngo twegereye Yesu uriya muhuza agahita duhuza n'Imana, ngo twegereye n'amaraso. Aya maraso aratwegereye muri iki giterane, aya maraso arimo arakora umurimo wo kweza itorero wa Pawulo yarahishuriwe mu Befeso, aravuga ngo nuko rero umwami Imana agira itorero ririmo agendagenda ngo aryezereje amazi n'amaraso ngo kugira ngo ejo bundi azakishire rikeye itorero azakishira ridafite akabazo ngo abe n'umunkanyari. Niyo mpamvu amaraso arimo arakora, hari operasiyo y'amaraso muri iki giterane. Amaraso Yesu ni yeza abagabo, yeza abagore, abasore n'abakobwa, yeza abageze mu rusengero rwa mbere, abakunzi b'itorero, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abateraniye aha ngaha imyanda yabo yaragiyeho. Aya maraso navuga niyature imbabazi, niyature kwezwa, tube muri iri teraniro twahujwe n'ijuru. Abemeye kwihana bose abahaye ubugingo bwabo Mwami, nawe bakire Mwami. Ejo muri tuzaba turi kumwe mu gitaramo cy'imihigo aho abakiranutsi bazaba. Ibi mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu.